inzira nanyuzemo ra abantu bajya gutura mu ishyamba ariko arambona hana yanjye kujya gutura mu misozi mu ishyamba umuntu atamenye ubwoko ariko nta nkira n'amafaranga yanjye namuhaye sha yarigenje umunsi byanjye arabiruka byo bigize sakanya kuteremana ino kujyaka rumba abakire bari he abakoroba mutenge murana abakoroba abakoroba mu birunga mwese mubangu nenge muri gasanza aba mu ruhe abakoroba korozi ese ndabahamagaye karebo mukamurada mukobwa waje baraje abakurambere bakunzane karebo kabari mu mukobwa wa data nakubwiye ko ntari umukobwa wase kora ibyo bintu ni kambakira wewe nje abakurambere ni biki wamaye ziriya ni inzaratsi nibi kora nk'ibyo bintu se vuba vuba niko iriya ni imiti wampaye karebo nakwiyamye ngewe mpereza amafaranga yanjye ubwo rero nawe ngura umupfumu ibike nibi ibyo ni ibikira nta soni amafaranga nagwaye shyira hano gira vuba shyira hano dore ukarebara ubwo se urimo urirebeshwa ibi mpereza amafaranga yanjye ariko naguhaye umuti bake wewe mpaye isombe basigaye barara bampondagura nk'ingoma z'abaporoso mpereza amafaranga yanjye vuba vuba nawe utonze abakurambere baraje bayagushakira abakurambere uri umutekamutwe kanze nkwereke wowe navuye no mu bakurenze wowe nta soni amafaranga yawe baraje bayagushakira bande bayama kari wowe nayahaye hari undi muntu nayahaye kanze nkwereke nanjye navuye mu bakomesha nta soni soni mugera siki kundeba se ndaguhamije nawe uzayivuzemo nta soni Didi Sasa byamugendekeye biteka takuzira. Yabonye abakiriya benshi niyo mpamvu yarangije kare. Njye kanje kumushaka ndebe karama amafaranga buko gukoresha. Ninje kumureba.